Ni nziza kandi ibihe byose ariko dushima Imana ko yabanye natwe ndetse igakomeza kubana natwe. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu munsi nifuje ko turebera hamwe icyigisho kireba abasore cyane n'abakobwa, ariko noneho n'umuryango abamaze kubana nabo kirabareba kuko baba bagomba kuzabyigisha abana babo. Uyu munsi nifuje ko twibanda mu gitabo cy'inama zigirwa itorero ku gice cya 18 kivuga ngo kurambagiza uwo muzashakana. Muri icyo gitabo bagiye basobanura ingingo ku yindi ugomba kwitaho, by'umwihariko ku mukobwa uri kureba umugore bazabana cyangwa se n'umusore uri kureba umukobwa bazabana. Ahangaha mu gitabo cy'inama zigirwa itorero kandi hari amagambo bavuze ko ku ngeso zidakwiriye ku basore. Bavuze ngo gukinisha imitima ni icyaha kitagira uko kingana mu maso y'Imana yera, nyamara bamwe bakunda inkumi bakanazikundisha. Hano nk'uko batangiye batubwira nyine hari abasore muri minsi ya none babona inkumi bakazikunda ariko nanone bakanazikundisha. Umusore ugasanga abonye umukobwa umwe akumva aramukunze, yabona n'undi yaba agitandukana na wundi bari kumwe, yabona n'undi ugasanga nawe amubwira ko amukunda. Mu by'ukuri iyo ugiye kureba neza usanga urwo rukundo atari urukundo rwa nyarwo, ubwo ni urukundo rw'agahararo. Bavuze ko nanone hanyuma bakagenda bakibagirwa amagambo bavuze yose n'amaherezo yayo, babona undi bakamubenguka bakavuga amagambo ahwanye na ya mbere bakamugira nk'uwa mbere. Ni ukuvuga ngo aba basore bameze nk'uko nyine akenshi usanga aribo bateye muri iki gihe cya none, aho usanga nyine umuhungu umwe ugasanga akundana n'abakobwa nka 5. Bivuze ko bahungu gusa n'abakobwa usanga bafite nk'abahungu benshi bakundana, ariko bene iki cyaha ni icyaha gikomeye mu maso y'Imana. Nanone kandi bavuze ku ngeso umuhungu ugiye kureba umukobwa agomba kubanza yaheraho mbere yuko adisidinga ko uwo mukobwa bazubakana urugo. Icya mbere, uwo mukobwa agomba kuba ari umuntu uzi gucunga umutungo. Agomba kuba ari umukobwa kandi nanone uzi gucunga umutungo ku buryo adasayisha mu byo kwinezeza cyane, mu byo kwita ku bwiza bwe. Ukareba niba uwo mukobwa uzanye atari umukobwa ugiye kugukonsoma, ahubwo ari umuntu mugiye kubakana ubuzima nyine. Aho ngaho bavuze ko njya mbibona kenshi, ugasanga umukobwa uramaje se umuhungu wumva wakundana nawe wakumva yakuba yinjiza amafaranga, ukumva aravuze ngo miliyoni 40. Mu by'ukuri uwo mukobwa ntabwo aba yarakunze wowe muhungu, ahubwo aba yarakunze amafaranga yawe. Mu yandi magambo, mbere yo kureba umukobwa mukundana cyo ubanza umwige ndetse wige buri kimwe cyose, urebe niba uwo mukobwa koko ugiye kujyana mu buzima bwawe ari umukobwa muzubakana ubuzima mukanishimana. Aho usanga nyine abantu benshi muri iki gihe cya none, aho usanga abahungu bari kwizanira abantu bagiye kuzajya ahubwo bakabamaraho imitungo. Nanone ikindi kintu ugomba kumenya niba uwo mukobwa umuzanye ariko akaba azagukundira papa wawe na mama wawe. Muri iki gitabo bavuze ko hari igihe uzana umugore ugasanga n'umukobwa w'umunyamwaga akaguca ku nshuti, mu gihe nanone papa wawe na mama wawe bageze mu zabukuru bakeneye amaboko yawe ukiri umusore, ugasanga ahubwo aguciye ku babyeyi bawe akaba ari wowe witaho gusa. Mu yandi magambo, ugomba kuzazana umukobwa ariko akazagukundira mama wawe na papa wawe. Hari igihe usanga uzanye umukobwa ahubwo agatuma nk'aho uwo mukobwa yaje akagukundira famiye, ahubwo ugasanga atumye nawe muhungu bakubura. Ugasanga nta nshuti ukigira, mama we na papa wawe mwaratandukanye, nta kintu kibamariye. Ugasanga ahubwo akaza kukubwira ati nyirabukwe wari umugore, mama wari kundeba nabi, twimuke tuve hano hantu. Mu by'ukuri mbere yuko uzana umugore umanze witonde, urebe neza akazagukundira famiye. Nawe mugabo rero, nawe mukobwa, mbere yuko ureba umugabo muzabana ugomba kumenya niba uwo muhungu ugiye kubera umugore azubaha ibyumviro byawe, akubaha imitekerereze yawe, atari wa wundi nyine uzagutegekesha itegeko akavuga ati kora iki, ubwo icyo umugabo avuze kikaba ari cyo ukaba atarenzaho. Yandi magambo, mbere yo kureba umugabo ugomba kumanza wamenya niba ibitekerezo byawe nazabiha agaciro. Ikindi kandi, mbere yuko nanone uwo muhungu umukunda, manza umenye imico ye yose, umenye ibyo abantu bagiye bamuvugaho, ibintu byose nyine n'ahahise hiwe. Umenye niba neza uwo musore ugiye gushaka niba afite
mama we. Numara kumenya mama we, umenye imico ya mama we. Numara kumenya imico ya mama we, urebe neza ko uwo mugabo akunda mama we akanamwubaha. Niba uzasanga uwo muhungu atubaha mama we, nta kintu ntamwumvire, uzatekereze ko we mukobwa uwo muhungu azagukunda. Cyangwa ugasanga kubita mama we, ugasanga kubita bashiki be, wowe urabwirwa n'iki niwo musore muzajyana atazaguhoza ku nkeke. Mu bintu byo kurambagizanya niho hantu henshi imiryango ikunda kugwa. Ugasanga iyo mwarambagizanyije nabi, nanone umuryango wanyu uza kubaho nabi. Kandi muzi neza ko mu muryango, iyo umuryango ari muzima, niho havamo abana bazima, abo bana bakubaka itorero, ndetse nanone akaba ari bo bazubaka n'igihugu. Iyo byapfiriye mu muryango, igihugu kivaho, itorero rikavaho, mbese ugasanga sosiyete yarangiritse muri rusange. Bivuga ngo rero, mbere yuko twubaka umuryango, tuba tugomba kubanza twasuzuma buri kantu kose. Hano hari amagambo bavuze nshaka ko turebaho. Baravuze ngo kugira ngo umuntu akore indahiro ahamya ko Imana y'uwo yihaye igiye kuba Imana ye, ko aho azajya ariho nawe azajya, ko ubwoko bwe aribwo buzaba ubwoko bwe, ko aho azarara ariho azarara, kandi ko aho azagwa ariho nawe azagwa, nk'uko biri muri Rusi igice cya 16:17-17. Ni igihango kiruta ibindi byose umusore n'inkumi bagirana. Muvandimwe nkunda, ntuzafate umwanzuro nk'uriya udafite ibihamya ko uyobowe n'ijuru, kuko muba mugiye kuba icyitwa endless hope, ariwo munezero w'ibyiringiro bitazagira iherezo, cyangwa mu cyitwa hopeless end, aribwo bwihebe n'amajune bitazarangira. Hano hari amagambo abiri y'icyongereza bakoresheje, ndagira ngo tuganireho neza. Hopeless end cyangwa n'irindi jambo ryitwa endless hope, ni amagambo abiri y'icyongereza atandukanye. Hopeless end ni ukubaho mu majune, nta cyizere, ugasanga nyine muri mu buzima bubi buhangayikishije. Cyangwa se endless hope, ibyiringiro bidashira nyine n'umunezero utagira iherezo. Ni ukuvuga ngo rero, mbere yuko ufata umuntu muzabana, mbere yuko ugira muhana no masezerano kuvuga ati aho uzagwa niho nzagwa, aho uzajya niho nzajya, ugomba kubanza wacekinga neza ibi bintu, ukareba niba utagiye kwinjira muri endless hope cyangwa se niba utagiye kwinjira muri hopeless end. Iyo uhisemo umugore muzabana cyangwa se nawe umukobwa ugahitamo umugabo muzabana neza, abana mubyaye bakwita Nyiramugisha wowe wa mumama we. Ni ukuvuga ngo n'umugabo nawe agahora yirahira umugore, akavuga ati hari isomo riri mu migani rivuga ati abagore bose bagira neza ariko wowe urabahebuje. Ati kandi sinzi ibindi bakomeje, ariko avuga ati umufasha nk'uwo umuhabwa n'Uwiteka, kandi umugisha uturuka ku Uwiteka. Kugira umugore mwiza rero ni umugisha ukomeye. Nubwo abantu nkatwe kureba umugore mwiza, abantu benshi dukururwa n'amasura, ariko mumenye neza ko isura ni ikintu gishira. Tugomba kureba umuntu w'imbere. Nubwo tudafite ubushobozi bwo kureba umuntu w'imbere, ariko nanone umugore mwiza ari Imana imutanga, cyangwa se umugabo mwiza ari Imana imutanga, ariko nanone hari ibibazo natwe tugomba kwibaza mbere yuko duhitamo uwo tuzabana. Mwe nagendaga mvuga nyine, ukareba niba umusore ari umuntu nyine ufite imico myiza, yubaha Imana, niba yubaha nyina na se, cyangwa nawe muhungu ukareba niba umukobwa ari umukobwa utaya, umukobwa nyine wa undi muzabona umutungo ukazamura famiye, cyangwa se wa undi uzagushyigikira, uzagukomeza ubabaye, wa undi uzatuma ahubwo n'inshuti wari ufite ziyongera. Bene abo ngabo nibo dushaka. Rero reka abantu nyine batari bahitamo bazabana, iki kintu mukiteho. Sinzi niba umuntu afite ubushobozi bwo kureba umuntu bazabana akabimenya mu isegonda rimwe cyangwa se mu munsi umwe, ariko kurambagiza bisaba igihe. Inshuti zanjye, njya nibaza abantu bafata bagakundana ukwezi kumwe bagahita bapanga ubukwe. Sinzi neza niba ufite ya mico yose umaze kuyireba. Reka muri aya masaha rero buri wese yige guhitamo neza, kugira ngo ejo hazaza hazabe heza, ndetse n'abana bazabyara bazagira ubuzima bwiza, ndetse n'igihugu muri rusange. Izina rya Yesu murakoze. Yesu ashimwe. Imana ni nziza. Reka nizere ko mwese mumeze neza, abakurikira ibiganiro byacu. Imana ibaho umugisha.
n'abatari babikurikira muzajye mubibasangiza kuko ibiganiro ni byiza, kandi murakomeza gukanda handitse subscribe kugira ngo tuzajye tubana mu byigisho byacu bya buri munsi.